team time trial ibintu byari komeye cyane kabisa. Ikipe y'Ubusuwisi ikaba yarakoze itangazo rero iza ku mwanya wa mbere ikoresha amasaha 54 ndetse ubwo ni team y'abakinnyi bakinnyi 3:54 plutôt amasegonda 30 n'amatiyesi 47. Ikipe y'Ubufaransa iza ku mwanya wa kabiri muri team time trial ikoresheje isizweho iminota isizweho amasegonda 5 mu gihe ekipe y'Abasuwisi yasizweho amasegonda 10 mu gihe ekipe ya kane yabaye abatereni basizweho umunota 18. Ekipe y'Abadage ku mwanya wa gatanu n'amanota isizweho umunota n'amasegonda 33 n'amatiyesi 58. Ekipe ya Espagne iza ku mwanya wa gatandatu yasizweho umunota 1 n'amasegonda 55. Ekipe ya Belgique cyangwa se Abirigi baza basizweho iminota 4. Ekipe ya Ukraine zasizweho iminota 6. Ekipe ya Repubulika China cyangwa se y'Ubushinwa yasizweho rero iminota 6. Ekipe ya Ethiopia yambere kungana Afrika ikaba yasizweho iminota 7 muri rusange. Nuko bimeze igare bakwanikira mu birometero bike cyane ugasanga bagutayemo ibirometero byinshi cyane muri rusange. Ubwo rero nyuma y'umunsi w'ejo maguruke rero mwakire igare mu rusisiro, maguruke mwakire igare mu mihanda, maguruke mwakire igare abantu no basiganwa abijyanya byo. Nyuma ya team time trial twinjira rero ku munsi wa kane, akaba umunsi rero wa kane akaba umunsi wa gatanu rero w'irisiganwa muri rusange. Icyo bamenye nuko uyu munsi akaba dufite noneho icyo bita ngo kani birori nyabirori. Abagore batari imyaka 23, abakobwa batari imyaka 23 bazokora rero binjira imihano noho bije kwirukanka byanyabyo. Bazokora rero kilometero 119 na metero 300 rero bakaba baza ko bakora n'undi sirikwi 8 barazenguka rero imihanda igiye itandukanye. Abantu bazakakira rero muhaguruke mwashyire ibirori by'igare kubera ko birasanze iwanyu mu rugo. Kilometero 119 na metero 300 ni barakora loko circuit 8 bazakoze ngo rero abantu bareno zakakira no kuri sinotere bakora sport bazuko bacumika no baza baca gishushu bacumika za Nyarutarama bazenguruka rero akagana n'undi hagokina n'undi kuri KCC bibaza ko n'undi biryohe cyane. Ubwo no kora abana mu mihanda buri mukagera mu kirigare abantu batuye za Kacyiru ndetse n'abantu ba KCC. Ubwo n'abantu batuye za Kibagabaga mwegere rero umuhanda mwirebere ibirori ibyigare muri rusange. Igare riri Kigali ariko abanyarwanda abantu baraza ngo se imeze bite, abanyarwanda bayakiye bate, abanyarwanda bimwe bararyumva bate, abanyarwanda ni iki kintu cyabazanye kubera ko hari amakuru amaze gutangaza ko umujyi wa Kigali waye rero umujyi wa kabiri witabiriwe ho igare kurenza indi mijyi ngo wagize icyo tabone fan base nini mu bijyanye n'amagare muri rusange. Rero gatere twumve abafana cyangwa se abakunzi b'amagare aramama mwaro abonye cyane mu birori bya campaign byaryoshye cyane abantu babashe kubabona rero muri rusange. Ubu rero bari mu birori by'igare naho ngo ni icyo gutanga show abama amakuru abashe kumenya nuko ari abinyamirambo ngo ni icyo gutanga show muri rusange. Ese igare bayakiye gute iwabo muri quartier tubumbe cyane twafashe ingamba yo kwibamwe turi kumwe nawe kugeza ku mwisho. Umwisho rero ni abantu bicaye agakanya bakaba bahagurutse urumva umudahirwa yabariye akakanya ngiye impamvu itubesheje ahangaha ni uguharanira kwimana igihugu, gusigasira u Rwanda ibyagezweho, kwishimira umubano w'amahanga na kuwa Paul Kagame mworo umudo wacu kuko umutoza w'ikirenga n'isoko tuvomaho agakanya. Iyi mibanire ni byiza tweretse muri iyi siganwa ry'amagare nyuma y'uko imyaka 100 igihugu cyacu irenga itigeze rigira irushanwa abe by'Afrika irushanwa ry'isi. Isi yose urayumva, isi yose mutekereze namwe muri ahangaha n'umunyarwanda uri mu rugo iwe yibaza ukuntu isi yose akanya iri mu Rwanda. Ubu turi mu kinene ineneke turi mu kinene turi mu munyenga ihungize sha ihungize aha ni iwacu
aha tuzatesha agaciro uwakadusubije ubu tuvugana turajyana nawe abyumve hari intare yatwise intare z'ingore ni ukuri intare zihiga zitibagirwa abana zitameze turi intare turi tayari avuga rimwe twumve kabiri uko tuzashobozwa mu mbaraga nke dufite mu bushobozi buke ndavuga mu butandukanye twebwe turabahanga mu kumwumva kuko ibyo avuga turabibona imvugo ye n'ingiro kuva igihe yabivugiye nta na kimwe kitarasohora yavuze ko u Rwanda iyo tuvuga ngo u Rwanda tuzarwubaka tugire nka paradizo bamwe bumva iyo paradizo benshi muri biriya bumva ari ijuru ariko nawe uhindukire wese ahindukire hindukire urebe convention urebe ahantu turi arena yacu urebe ukuntu dusa reba hano Rwanda ni wowe gaciro kanjye niba ndi hano mbifiringa ko ni umunyarwanda ahubwo umuntu uri mu rugo aramara icyo atari ku muhanda azafana igare gutadafana igare kuri gare atari biriya byuma biteranije ahubwo ari ubusobanuro ku Rwanda ibi ngibi biratera biririmbye azabatsinda ngo byari byabananiye iki gihugu kiyoboye ari uwakangahe bakoze iki ko habaye amavunja nyakatsi tukazibona abantu badakaraba barwaye inda aka kanya murebe umwana ukuntu yinaneka zamura agakweto udodeshe uzamure abana bari ku mashuri amagare arangira buri mwana arye mwarimu yigisha hembwe hanyuma uri tujyanemo turi tayari tujyanemo tubanemo yumva tuje abagore barahari abandi nibasinzira twende tuzasinzira nk'uko umwana udashobora gusinzira uri mu muhibere uzi neza ko ashonje cyangwa ari agahinja ukaba wamuryamira ukamwica aryamye twebwe ntabwo dushobora gusinzira igihugu kitaraba uko yabyifuje Radio 10 Simply wonderful. Abo rero bate gahunda no guherekeza amagare tugaherekeza umukuru w'igihugu rero tukamuhesha ishema muri rusange. Ubwo rero abakunzi b'amagare ubwo mujye kumenya noneho icyo bita ngo ni igare rya nyaryo. Twavuye rero mu kwikanga muntu ngaragenda wenyine ngo mugategeza akagerayo ngo iminota 2 bakakare ku rundi ubu no kubundana mu muhanda rero muri rusange twitegura icyo bita sirikwe ku munsi ku cyumweru aho sirikwe idasanzwe abantu bazajya cyane kabisa abo bitaba Puga Charles bazamanuka rero muri rusange tuyongese ni noneho utwara noneho icyo nakwita ngo ni siga mu byayi no kwiruka mu mihanda ku munsi wo ku cyumweru ubwo ku munsi rero ubwo rero duhurire ku mihanda muri rusange zibe cyatwigira mu mikino y'umupira w'amaguru umupira w'amaguru no mu Rwanda tukivuga n'ubundi imikino igiye itandukanye ekipe ya AB Football Club yari yakiri rero abafana abayo harimo abenshi bari bafunzwe rero bafungiye ku murindi kubera ya makesi y'amafaranga yari ya araburiwe ihengero minsi yashize rero bakora rero Deo Rusanganwa Brigadier General Deo Rusanganwa rero akaba ari nacamo n'ikipe ya Peri yari n'undi yakiriye abafana baragashimwe n'undi no bita Mugisha Frank uzi cyane nka Jangwa rero akaba rero yamuhaye ikaze yongera kumubwira ati gahunda no gusura mu ngamba twara ko twategisi ikipe ya Pyramid yo mu gihugu cya Misiri ubwo rero umuhango rero protoni nama ibiri hano mu tennis club y'Inyarutarama ubwo rero wase n'undi ekipe ya Peri nakiri hanze ibiceri bikengera ku mukino ikipe ya Pyramid ubwo rero cyamenye no kwinjira ahasigaye hose ari mu 5 hatwikiriye bikaba 10 muri VIP 20 muri VIP ari bo mbero 300 Urafana y'ipaperi no kwigura tike buziko mukino zaba n'undi ku Kigali Pele azaba ari ku isaha 8 ari ya kuri Kigali Pele ubwo rero mukora amatike ubuzima buryohe cyane n'ikipe ya AB Football Club rero nyamukajya mu kibuga kikarasa mututu ubutajyangwa no bicagurukanye imbaraga rero amakorero ahari aravuga ko ku bantu bari hariya rero abagoro cyangwa no bicero nasenje chairman kuba ekipa Pele goma n'undi kwisubiza mu gasongero konya n'undi kwaka kuri ibintu bitangaje kuvuga ko imikino n'undi ushize wagenze mu rusange kuba bari bakunda ikipe ya AB Football Club rero oyiba Pele kabe n'undi komeye n'undi itegura ko komeye n'undi myitozo bakomeje ko ari basonika ngo ariko ibintu yagenze neza ubwo igisigano kunyangase amakuru yo kubita watara azaba dahari kubera ko Neje Timana yongeye kubigarukaho abako watara yarwaye indwara nyinshi izazwe ni nyinshi ariko ku makuru ahari
asa nayizewe ku kiro gihambaye nuko rero ubitawata rero atazagaragara ku mukino ekipe ya Aviva Club cyangwa ekipe ya Pyramid mu cyumweru gitaha muri rusange ubwo rero cyo kumenya ngo ese bizagenda bitese William Togi aritarenze n'abamerida aho barahari kugira ngo banone bakavaringe kugira ngo ni nk'icyuho kiyohwa n'ikipe ya PL mu bijyanye n'usatirize muri rusange ariko nuko ibiryo bimeze cyane twede nyine confirmation mu equipe ya PL indani ngo tumenye ngo bizagenda biteguye mu igure tikiri yanyu mugana kanyenyeri 662 kabiri akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ubundi uzimo ryo cyane kabisa tiki ya make 5 asigaye hose atwikiriye 10 VIP 20 VVIP navuze 300 VVIP ni 30 na kabiri cyane BVIP ni rero 30 muri rusange akaba ari uko bimeze ubuzima buryo cyane kabisa bitegwa n'uri kwagira ikipe ya Pyramid tuve muri ekipe twigire muri ekipe ya Lion Sport rero yaraye ihagurutse hano mu Rwanda rero yerekeza mu gihugu cya Tanzania yaraye rero yagurukanye abakinnyi ibayo bose uko bakabaye usibye abakinnyi batabashe kureba mu kigo cy'indege ariko amakorero yizewe nuko nabo baraza kwa n'undi bagiye hariya mu gihugu cya Tanzania amasaha ya vuba yagurukanye abakinnyi rero barimo Pavel Zira muzamu rero umunyakongo Brazzaville yagukanye mugisha Yves ariko birangira atarenza ku kinege amakora rero ko gize muri passport ariko nawe araza kwa n'undi asanga bagenzi be hari mu cya Tanzania yamugaye Sero Mogo Nshimimana Emmanuel Yusuf Yanye Cindy Diaspolo Nshimimana Fabrice Rushema Chrisi Musoni Prince ndetse na Abaisek Emery yagukanye utatambwe Ngungo Global yamugaye Niyonzima Olivier Sefo Ishingo Fisto ya Bigirima Abedi Ntarindwa Aimable ndetse ndashimiye Richard obita Mohamed Cheli Haimana Yves ntabwo yarashe kwera kibo kindi gikorera ko cyo cya passport yafite ikibazo muri passport atamagaye go basane kulanya Azize obita Tony Kitoga ndetse n'obita Harimana Abdulaziz bakaba rero nawe atarashe kurenga n'abakimwe batabashe kurenga harimo Yves harimo Mugisha ndetse na Harimana Abdulrazak rero bakatabashe kurenga ikigo cy'indege kubera ko bafite ibibazo muri passport bitabashe gusobanurwa muri rusange ko amakuru ari nuko izero ko araza kubona undi agerayo hakiri kare cyane ubwo rero abandi bajyanye n'ikipe ya Sport ni umutoza Ahami Lofti ariko mane Feluz Haruna umutoza Azuz Lofti Ndayishimi Like Bakame Chimana Jean Claude Nizeyimana Shafe Mwambari Serge Mugisha Dodier Mujyanama Fideli Nyandwi Jean Pierre Uwizeyimana Sylvestre Wasiri azamutse muri staff Uwizeyimana Sylvestre Derife Uwimpuhwe Liliane ndetse na Irambo na Eric bakarokende bazamukanye akabari bagiye bajyanye n'undi muri staff y'ikipe ya Rayon Sport rero yamaze mu gihugu cya Tanzania kugira cy'indege habereye byinshi icyo nicyo wamenya kirenze ibindi habereye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko harimo icyo ko wamenya uko afana ikipe ya Sport nabo bakaba rero bahagutse hano mu Rwanda bekeza n'undi mu gihugu cya Tanzania kugira ngo barebe ko byibuze bakigotora ekipe ya Singida ku igitego kimwe ku busa muri rusange giye kumva nabo gato tuganire nabo batugese gahunda ibaje muri Tanzania ni ihe ese niki bafite kidasanzwe ese niki ko umuntu yakwitega muri rusange yitumye bajyariya mu gihugu cya Tanzania ese ibyangwa byo barabifite biruzuye cyangwa bagiye kuba bateza n'undi uruntu hariya mu gihugu cya Tanzania cyane afana ikipe ya Rayon Sport barahari wiva ngo ntabwo turi benshi ubureyo buravukanwa urumva abafana ba Rayon Sport barahari barahari mu kanya urababona hano nuko hari bamwe bari bategereje ibyangombwa urumva ariko barahari baracyari kuri imigrasiyo abandi bagiye kureba Yore Fever hano Igikondo noneho abandi bagiye ni abantu baba bafite imodoka yabo Rayon Sport yayizi hano hagurutse amamodoka 100 amwe atwaye abantu
12 bagiye cuma kijana za izo modoka hari n'izindi 14 zahagurutse zitwaye 8 urumva ntago bose ariko bakishima kugenda muri bisi kuko haraba bafite izabo biguriye ngo numvise ngo Singida ngo muraba munayirusha n'abafana igira bahese aho nta mufana igira ngereye kuri icyo wabonye ko Rayon Sport ahantu hose igeze ibifite abafana wabonye ko twakinaga Rio Day hari abafana ba Yanga twagiye kwakira baraza tubakira neza abo bafana rero bafite fani karabu ifite abantu 500 bavuga ati tugomba kuba turi inyuma ya Rayon Sport kuko baravuga ngo Yanga muri Tanzania ni kama Rayon Sport ya hapa Rwanda ni timu ya washabiki ni kama Rayon Sport ya hapa lakini wanataka bakuje kuangalia Rayon Sport babitubwiye rwose bari tayari nyamasheke reka baturutse Burundi reka nibutse n'uyu nguyu igihe twajyaga gukina ntabwo ari Goromaria ndavuga tujya gukina na Yanga muri Tanzania twasanze abafana barenga 100 bari gufana nde Rayon Sport tujya kwa Goromaria twabonye abafana natwe turibaza ati se aba baturutse he ahantu hose Rayon Sport igeze kwisi hasanga umufana ntabwo buri gihugu cyaburamo nka miliyoni 5 z'abariyo kwisi apana za kipe no muri Australia naho twasanga muri nakubwiye kwisi sinakubwiye muri iki sinakubwiye muri East Africa ni kwisi nta gihugu utabonamo miliyoni 5 z'abafana ba Rayon Sport n'abakunzi ba Rayon Sport kandi kiduhagurukije hano ntabwo tugiye gutembera hariya Dar twe tugiye gushwanyaguza gahunda yacu ni ugushwanyaguza urabona ko n'abakorode perezida wacu barahari cyane baje tugiye kwitera ibitego bitari hasi ya 2 kimwe ubundi twisezerera aho mwabiganiriye se ko uyu twari turi kumwe yaragiye guhindura inkweto ikizere muri kugikura ikizere ndagifite ngo bureyo burya buravukanwa ngo bureyo burya ni nk'ingabire abimana yahaye barabuvukana bakazanari n'ababusazana iyo nkunda abafana bawereyowe batita ku mafaranga nyiraba amafaranga mama we twafanye igihanya since 2004 the first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. Abafana ikipe ya Rayon Sport bari bahagurutse rero bagiye mu gihugu cya Tanzania guhangana n'ikipe ya Singida utsinze igitego kimwe ku busa hano mu Rwanda muri rusange. Gahunda rero no kwikuramo nicyo gihanzwe amaso. Silvestre Wasiri yagiye muri staff ntumbaza ngazagora iki muri staff ariko yagaruka rero nawe yajya mu gihugu cya Tanzania. Icyo kwibaza ngo rero Wasiri mwaratsinzwe yego cyambere mwarayikubiswe kimwe ku busa ese mu gihe muri Tanzania iki ese biroroshye ko mwakora mu ikipe ya Singida wasi igisubizo natanga aka kanya ni yego ariko biradusaba imbaraga nyinshi kubera ko twatsindiwe mu rugo igitego kimwe ku busa cyo hanze gikostinga ibintu byinshi twagitsindiwe mu rugo nyine niko byumva ko twagitsindiwe mu rugo turasabwa imbaraga nyinshi turimo turazisabwa twamaze kumisinga umuskora wacu ntawo hari yarayabazwe ku mugoroba ariko iyi kipe impamvu yitwa Rayon Sport ni ikipe nkuru iyi kipe impamvu yitwa Rayon Sport nyine ifite ibikombe bya shampiyona nk'ibyo mubona impamvu ifite amateka impamvu abakunzi bayo bayikunda nuko buri mukinnyi wese ukimara kwambara ibi birango ubona hano mu gatuza kanje niyo mpamvu iyi logo n'iyi brand yose babiri hejuru y'umutima impamvu ibi tubishyira hano iyo ukimara kwambara ibi birango hari ubuzima biguhindurira hari ibindi bitereko bihita biza bikaguterekamo niyo mpamvu rero
imyiteguro uko turimo turakora ibintu byose ibyo simbyitayeho ahubwo ikintu nitayeho ni Rayon Sport iyi logo we are one team one dream turi ikipe imwe ifite intego imwe iyo ntego rero Rayon Sport yashyizeho umutima no matter what uwo ari we wese abe Chris Rushema abe Musore Prince abe Jesus buri mukinnyi uwo ari we wese yaskoringa ntago bikibazo gihari ari ukuvuga ngo ninde uri butsinde biragenda bite biraca he mu buhe buryo mu yihe nzira oya twebwe icyo tugiye gukora ni ugukora ibishoboka byose tugashaka umusaruro kandi binyuze muri abo bakinnyi murimo murabona ntabwo dutewe ikibazo no kuba Asmana adahari Rayon Sport ntabwo yahoze ikinirwa na Asmana kandi yaratsinze akinnye imikino 3 yonyine ariko Rayon Sport yinjije ibitego muri pre-season yayo Asmana atarahagera yinjije ibitego ababitsinze se ni bande ntibari mu ikipe nibagiye nta kibazo na kimwe dufite ku bijyanye n'imyiteguro ibyo ngibyo ntituri no kubireba umuntu uwo ari we wese wamaze kwambara umwambaro wa Rayon Sport ahinduka umukinnyi mukuru kandi ugomba gukora ikinyuranye ariko ukiri aho ngaho cyo tubona akenshi ufite morale yawe bisa nkaho yagabanutse biraterwa n'umunara zizavuye ku mukino wa mbere oya nta kibazo na kimwe mfite yani bag yawe ahubwo nta kibazo amabage se ku kibuga cy'indege hari umutekano hari ikintu kigabanya umutekano ku kibuga cy'indege kweli kamera ziri ahantu hose niyo wata amafaranga bayahasanga ubundi wiciyinjire banaguketse bahita bakomeza ara muri Rwanda Forensic Institute ukanza bagapima niba ibiyobyabwenge biri hejuru iyo baguketseho gato ngewe rero bande byaravuga bati tambuka ni buri wasirutanga ni mpuzamahanga aho nta kibazo nta kibazo na kimwe buri muntu wese muri Rayon Sport afite ariko dufite ukwitunda gukomeye cyane kubera ko ahantu tugiye turabizi ko hatoroshye tugiye gusura ikipe yadutsinda igitego kimwe ku busa ikipe ikomeye wasira ubyitonde hano ku butaka bw'u Rwanda ntago ikomeye ndongera mbisubiremo nitunasezererwa ni ikipe ya Singida turaba dusezerewe na experience nkeya cyangwa no kuba twaritsinze twebwe ubwacu ukira kuri experience bavuze ngo ni 11 b'abazungu na 11 b'abavetera iyo experience wisaba vetera karije gukuramo kariho none se reka mbaye nk'urugero yanga ibintu mu byumve neza match mwararebye iminota 90 cyane sibyo cyone tuvugisha kuri cyane iriya match wowe njewe uriya n'undi muntu wari wese arerebye iminota 90 iyi kipe yitwa Singida sibyo iyi kipe yitwa Singida usibye amahirwe bagize iyo kubona kiriya gitego ikindi kintu wabakomeraho amashyi bakoze kidasanzwe kuri ubutaka bwo barasa uburyo bubiri Christian Chota cyame hagaranye n'umunyezamu kuki yaburasa no ubuhanga bw'abadefenseur bakirianinze neza ndetse n'umunyezamu agasohoka neza ariko wasiri wowe nije ngibyo ubuhanga bw'umunyezamu nuiki n'umudefenseur uyu munsi zo muzamu yasigaye wowe yarahari ariko n'ikibazo njewe ni wowe warakirase igitego yego narakirasa igitego ndi kukubwira ikipe ya Rayon Sport yinjijwe ninje ni twebwe Rayon Sport bwacu mwakiyinjije twacitsinze ntago ari Singida yagitsinze since 2004